Ndabashuje bakunzi bambana nayo TV amahoro y'Imana abane namwe ndizera ko mumeze neza muri kumwe na mbana nayo Fisi. Rero nje kubatumira mu gitaramo cyabakurikiye Yesu kizaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11. Urumva ni ku cyumweru, iki cyumweru nicyo kwitegura. Rero ndashishikariza abantu bari hirya no hino abakunzi babakurikiye Yesu, ni korari izwi cyane yamamaye, narabasuye turaganira. Rero urumva ni byiza ko buri muntu wese ubazi yewe uzanararike n'abandi kugira ngo uzabashe kwitabira kino gitaramo kizaba ari cyiza, igitaramo cyo gushima Imana, ni igitaramo bise Thank to God in 32 ways blood concert. Ndabashimiye rero buri muntu wese azitabire, ararike inshuti, babashyiriyeho uburyo bwinshi, twaganiriye bambwira ko bazagishyira na live n'abari hanze. Mwitegure muzaze mugikurikirane, kizabera i Nyamirambo SDA Church. Muzitabire, Imana ikomeze kubaha umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Tuzaba turi kumwe na korari kugana Yesu y'Imuhanga, ngo murayizi. Tuzaba turi kumwe na korari babwire Yesu Isamuduha. Tuzaba turi kumwe na korari ababimbuzi yo ku Muhima. Tuzaba turi kumwe na korari abahamya nayo ku Muhima. Tuzaba turi kumwe na korari Umusamariya mwiza Nyamirambo. Tuzaba turi kumwe na korari Light Family y'Irubavu n'amakorari yo ku Kacyiru ariyo Tugisiyoni n'abatwaramucyo, na korari Abijuru ya Kimihurura. Twatumiye n'umubwiriza witwa Rushenyi Patrice. Rushenyi ni umubwiriza ukunzwe uzwi. Rero tubararikiye kuzahaboneka kuko hari byinshi byabateganije. Buro korari izaba ihari yose izaba yiteguye kuririmba repetition nk'uko yabonye. Turimo turarepeta cyane dutegura indirimbo abakunzi bacu bakunda, kandi na buri korari muzatumira irimo irategura. Ubure gisigaye buri wese ahubwo no kugira ngo azaze tubane, are ibyo korari twabateguriye, are n'ibyo amakorari yandi yateguye, n'abazaba bari kuri YouTube none bakabasha gukurikira neza abakurikiza family kwayo. Murakoze.